Mu buzima bwa buri munsi turabwirwa ngo never give up, wo kuva ku bintu, wo kubihara, gumya uhatane paka wenda bizakunda. Nshuti yanjye, nubona birimo bikunanira, icyo urimo uraharanira cyanga, aho kugira ngo ukigereho ahubwo kikakubabaza, uzakire kugihare kigende, utangire ubundi buzima. Aho kugira ngo umutima wawe ujye uhora uremerewe muri wowe, ibyumviro byawe uhora wumva ubabaye, biveho. Ndabizi ko bamwe bazavuga yuko wasaze, kuburetse ibyo bintu bikagenda. Benshi bazakwita umusazi, bavuge yuko ndetse wabuze n'ubwenge, ariko ntabwo ari uko nguko bimeze. Kurikirana amagambo ngiye kukubwira. Giving up doesn't always mean you are weak. Sometimes it means that you are strong enough to let go. Kureka ibintu bikagenda wabonaga ko bigufitiye akamaro, ntabwo bisobanuye yuko uri umunyantege nke. Rimwe na rimwe byerekana imbaraga zawe mu guhara ibyo bintu. Ubyumve neza, kureka ikintu kikagenda akenshi haba harimo amahirwe menshi cyane yuko ukijije ubuzima bwawe. Nyamara icyo kintu gishobora kuba cyari kuzatuma ubuzima bwawe bumera nabi. Ntuzajya ubona ibintu byakomeye cyane, ubona ibyo wirukankira ntacyo bikugezaho, ubona hari izindi risike mbi zizakuzaho mu buzima bwawe. Ujye umenya gufata icyemezo, ube umuntu w'umugabo, ukireke ukomeze ubundi buzima. Ndagushimiye kandi nkusaba gusigaho, sigaho wituma umutima wameneka, ndikwizerereze njyewe.